abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. Uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agosa abantu be. Turagushima Data, turaguhimbaza, turagutazira uri hejuru ya byose. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikwiye gushimwa, uri Imana ikwiye gushimwa hejuru ibihe byose uko bukeye n'uko bwije. Nta yindi Mana ihwanye nawe Data wo mu ijuru. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo, hashimwe izina rya Yesu Kristo watsinze Satani ibihe byose. Uhimbazwe Mwami w'abamushingo hejuru, urakomera hambaye. Gukomera n'imbaraga n'ibyawe Mwami Imana ibihe byose. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo urahambaye Data wo mu ijuru, ugira neza. Ndagushima Mwami, ndakurata. Ibiriho byose byaremwe nawe mu izina rya Yesu Kristo.
nta kiriho kitaremwe nawe mwami Imana. Imisozi tuzi niyo tutazi byose mwami Yesu Kristo byashizweho nawe. Abakomeye kuri iyi si bose mwami baremwe nawe. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, abitwa ko ari abanyabwenge mwami uri hejuru yabo. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo himbazwe mwami Imana ushingwe hejuru. Mu izina ryawe ryera akarusho mwami Imana turashima umusaraba. Turashima umusaraba wa Yesu Kristo wagiyeho kugira ngo mwami Imana uducungure, kugira ngo turonke ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo warabambwe twebwe turabambugwa. Mu izina rya Yesu Kristo warakubiswe twebwe turababarirwa. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo uko ni ukuri mwami sinzo dukekeranya. Mu izina rya Yesu Kristo ni kubw'imishago twakiza indwara, ni ku ijambo ryawe ritubwira turi bazima kubwawe Kristo. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo uramba urakomeye, ugira neza urengera zose, uri umunyembaraga mu buzima bwacu, uraganje uri umwami ukomeye. Twarakwizeye Kristo, urushirize kuganza muri twe, uganze mu bwenge bwacu, ubukwera kw'ibitekerezo byacu, ubukwera kw'imitima yacu. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze mwami Imana, uri mwiza urahambaye. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze data wo mu ijuru. Iki kibanza mwami twagezemo nugira ngo tugutazire, si ukugira ngo mwami twiyerekane, si ukugira ngo mwami Yesu Kristo tuze gutakaza umwanya, ariko n'ubuntu twagiriwe nawe kugira ngo tukuramye, kugira ngo tugutazire, kugira ngo tugusingize, kugira ngo tugushyire hejuru, kugira ngo tuvuge ugukomera kwawe, tuvuge mwami imbaraga zawe, tuvuge izo twakubonanye, tuvuge urukundo rwawe, tuvuge ineza yawe, tuvuge mwami ubwiza bwawe n'imbaraga zawe zikomeye. Haleluya Kristo mucunguzi mwiza uhimbazwe. Amen. Haleluya Kristo ugira neza data uramba urengeye byose. Haleluya, haleluya Kristo mwiza ugira neza urahambaye. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, amaraso yawe y'igiciro Kristo yamenetse ku musaraba ku bwacu, n'uyu munsi aracyafite imbaraga zo kutweza, akatugira abazima, akaduha kukwegera, tugarushirizaho kukumva, kuko imirimo yacu ntabwo ariyo mwami yatuma tukwegera, ntabwo ari ituma tubabera, ariko amaraso yawe niyo tugize abera. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo uduha imitima mwami imenetse, imitima iciye bugufi, imitima y'inyama. Mu izina rya Yesu Kristo imitima amabuye turayiguhaye, uyiganze uyitegeke, uduhereze imitima y'inyama, imitima ikwegera, imitima ikumva, imitima yanyiriye urunuka. Mu izina rya Yesu Kristo turazi gukura Imana ibana n'abafite imitima imenetse. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze data urahambaye ugira neza, uducira inzira data muri byose. Mu izina ryawe ryera. Haleluya. Emile gozabela hingele gozabelila lidelepe utatile gozaberegro hingele mene kotika sikele peria gosalari ututele merigramili indelefe. Uibazwe Kristo kuri umunyembaraga. Hashimwe Kristo umucunguzi wacu, uhimbazwe mwami w'abandi. Mu izina ryawe ryera imitima yacu yikanze, uyitegeke, uyicare ngo kibe ikibanza cyawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko data ukuguhimbaza gukomeye mwami Yesu Kristo n'igihe ari umutima mwami Imana ufite mu ikibanza, uko niko kukuramya gukomeye gufite imbaraga. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, iyo niyo mitima mwami Yesu Kristo ikubera umubavu umuhumura neza. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mucunguzi mwiza. Haleluya Kristo himbazwe ushigwe hejuru urakomera hambaye. Ndashimu musaraba
nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye aho ndi umutwaro wavuye ku mugongo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye ahandi umutwaro wavuye ku mugongo ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu gira umwete winjire mu maraso ya Yesu uzashira binenge mu mutima n'umutima ndashima umusaraba ndashima yaba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu
cyature n'umutima wawe ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu 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 ariko cyane 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 uhimbazwe mwami Yesu Kristo turagushima mwami Yesu Kristo turaguhimbaza ariko cyane cyane Yesu we haleluya uhimbazwe Kristo mw'izina ryawe ryera ushimwe mwami Imana uhimbazwe uri vyirato vyanje Kristo mu gitondo kugeza nijoro ibihe byose uri vyirato vyanje mwami Yesu Kristo bw'izina rikomeye rya Yesu Kristo haleluya Kristo himbazwe mw'izina ryawe ryera mw'izina rikomeye rya Yesu Kristo akira ikibanza mu mutima wanje mwami Yesu Kristo ibyo wakoze ku musaraba mwami Yesu Kristo byari bikomeye cyane hakwari kugira ngo mwami Yesu Kristo imitima yacu uyikize mw'izina rikomeye rya Yesu Kristo niyo mpamvu witanze kugira ngo tuzakubone kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bw'ijuru turinde kuzarivuga kandi Kristo warabonetse umesi ukura w'ibyaha by'abari mw'isi yarabonetse n'ukuri niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira ubugingo mu cyimbo cy'urupfu niwe utuma nkiranuka biheshejwe no kwizera haguruka izuba ryawe rirarashe manuri nanga uririmbishe ry'Imana yawe haguruka izuba ryawe rirarashe manuri nanga uririmbishe ry'Imana yawe haguruka izuba ryawe
hama tumara dukomeze turamya Imana. Nimba hari ikintu imyuka bibitinya, nimba hari ikintu Satani atinya, ni umusaraba Kristo yagiyeho. Imana ihabwe icyubahiro. Nubona Satani akwiruka inyuma akwibutsa ibyaha wakoze, uzoze wiruka usanga umusaraba, kuko niwiruka usanga umusaraba Satani azasubira inyuma. Imana ihabwe icyubahiro. Nta cyaha na kimwe cyageze ku musaraba kigeze gisubiraho Kristo atakigumanye. Ariko igihe cyose uzumva umutima ukurega, uzirukanyira umusaraba. Niwiruka urunga umusaraba Satani azagufata, ariko niwiruka usanga umusaraba, haleluya, Kristo azakwakirana umunezero. Haririmba imbabazi ze, shira ubwoba, ririmba, shira ubwoba, ririmba imbabazi ze, shira ubwoba, ririmba, shira ubwoba, ririmbe Yesu we. Shira ubwoba, ririmba, shira ubwoba, urakoze Mwami Yesu Kristo. Uhimbazwe Mwami Imana. Uhimbazwe Data mucunguzi mwiza Mwami Yesu Kristo. Utubwira gushimwa ngo tugusange Kristo, tukwegere. Mu izina ryawe ngera Yesu Kristo waraduhamagara uravuga ngo nimuze abarushe n'abaremerewe nanjye ndabaruhura. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo wahamagaye bose mwabafite imitwaro itandukanye, ubabwira ngo bagusange bakwegere, kuko uri umucunguzi, kuko ntiwazanywe Mwami Yesu Kristo mu isi no gucira abari mu isi urubanza. Mu izina ryawe ngera Yesu Kristo turagushima Data, turaguhimbaza Mwami, turakuramya, turakurata. Icyubahiro cyose kigusubirire mu izina ryawe ngera. Ibyo turirimba byose Mwami Imana uhimbazwe, ushimwe hejuru. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose, nicyo waturemeye Mwami, kugira ngo tukuramye, kugira ngo tugutazire, tugusingize, tugushyire hejuru. Icyubahiro gusubire muri byose Mwami w'abantu. Nitumara mu gukora ibyo byose tuze twibuka ko turi abagaragu bimbura mumaro, ko byose tubishobozwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo imirimo myiza byose Mwami niwo bidushoboza. Haleluya Kristo mucunguzi mwiza. Uri Imana iganje mu buzima bwacu, kandi uzahora uri Imana. Uduhe imitima Mwami itaramye, ireretse, itegereje